mwe mwararaga mu kihe cyumba? Ni iki? Hano wowe wararaga hehe? Turi kuri College de Gisenyi Inyemeramihigo nk'uko mubibona. Aha ni mu kimwe mu cyumba mu byumba bitanu byaraye byibasiwe n'inkongi y'umuriro. Inkongi y'umuriro amakuru y'ibanze agaragaza ko yatangiye saa 3:30 z'ijoro. Ibyumba bitanu byose byahiye birakongoka, ndetse n'ibyari birimo byiganjemo ibikoresho by'abanyeshuri ntacyo babashije kuramura. Kugeza ubu biracyari urujijo ku cyateye iyi nkongi y'umuriro. Icyakora polisi ishami rishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro zahise zitabara zirazimya. Kugeza ubu bisa nkaho byose byazimijwe kuko inkongi y'umuriro yacogoye. Aha kuri iki kigo cya College de Gisenyi Inyemeramihigo, imibare igaragaza ko harimo abana bagera ku 190 barenga. Aha rero abana baba bacumbitse muri ibi byumba babaye bimuriwe ku bindi byumba kugira ngo iki gice cyangiritse kibashe gusana. Gusa biracyagoranye kumenya ibyangiritse. Gusa ku maso y'ubona biragaragara ko hangiritse ibitari bike. Hanze aha nkuko mubibona hari byinshi byiganjemo amavarisi y'abanyeshuri yararimo ibikoresho byabo, bigaragara ko nta cyaramutse, ndetse bikagaragara ko ibyangiritse ari byinshi. Mbwire hano byagenze gute? Nkuko mubibona ni ibintu byaje bidutunguye, natwe ntabwo twari twiteze ko byaba. Ubwo hari mu masaha 2 ashyira saa 3 tuje kuryama, nibwo twumvise urusaku rwinshi bavuga yuko aje inkongi itunguranye. Nuko natwe tuza twiruka tuje kureba ko twagira wenda ibyo twatabara. Gusa twasanze inkongi imaze gusakara ahantu hose, niko guhamagara inzego zibishinzwe n'abayobozi b'ikigo, maze baraza badufasha muri icyo kibazo. Hano hangirikiyemo ibiki byanyu? Urebye nk'ibintu byangirikiyemo ni byinshi, kuko hari mare, matera, n'ibitanda byagiye bivunagurika. Mbese muri make hari nk'ibintu by'ibikoresho by'isuku byose byagiye byangirika. Muri make twahombye cyane. Nta kintu waramuyemo? Hari ibyo twabashije gukuramo, uretse ko ibyangiritse ni byinshi. Hari ibyo twabashije gukuramo tubishyira ku ruhande mu rwego rwo kugira ngo hagire bike turamira. Wajya wiga amakangahe? Ni Gasina 5 MCE. None muri gukora iki kugira mukomeze mugume muri mudu nyine yo kwiga? Ubuyobozi bwababwiye iki? Muri kubafasha gute kugira mukomeze kwiga nubwo ibi byabaye? Muri rusange ubuyobozi nabwo buri kudufasha mu kudukomeza. Natwe tukumva yuko ibyabaye ari impanuka, atari ibintu byari byateguwe, maze tukabasha natwe gukomera, tukamenya yuko leta yacu dukunda kandi nabye bacu nabo biteguye kudufasha. Ubuzima bwakomeje rero? Ubuzima burakomeje, ngubu tumeze neza, ntawe n'ibihungabana, cyane ko twese dukomeye n'ubuyobozi bwacu bukatuba hafi. Turabashimira cyane. Ubuyobozi bw'ikigo bugaragaza ko buri mu biganiro n'inzego z'ibanze kugira ngo babashe gufasha abanyeshuri mu kubagoboka mu by'ibanze. Mukandi maze kuvugana n'umuyobozi w'iki kigo, agaragaza uko inkongi y'umuriro yatangiye n'ibiri gukorwa mu kugoboka abanyeshuri. Padiri Etienne Mukeragabiro, ndi umuyobozi w'iri shuri rya College de Gisenyi Inyemeramihigo. Ibyo mubajije by'inkongi yaraye igaragaye muri college, inkuru twayimenye hari saa 3:30 igihe abanyeshuri bavaga mu byumba by'amashuri bigiramo muri etude bagiye kuryama. Nibwo abanyeshuri ba mbere bageze muri iki gice bararamo cyitwa Couvent. Uwahageze mbere yaje ngo kubona hari matera iri kwaka, noneho barakingura vuba bashaka kuzimya, ariko ntibabishobora, ahubwo kugira ngo bizime bigakomeza kwiyongera. Nuko baratabaza, baratubwira. Tumaze kujya ku icumbi, natwe tubwira inzego z'ubuyobozi, urwego rw'umurenge turabamenyesha, akarere ndetse na polisi. Ntibatinze kuhagera, mu kanya gato bahageze, nabo barabibona. Polisi bwo yagerageje kuzimya uko ishoboye kose, imodoka yindi zimya umuriro nayo yahageze. Cyabikora kuko uko mubibona
hari igice kimwe cyahiye biragaragara, ariko ikindi ntabwo cyahiye, ntabwo cyafashwe, kubera yuko ntekereza ko ari icyo gikorwa cya polisi cyo kuzimya cyadufashije, umuriro ntiwakomeza. wareba ubukana bw'ukuntu ibintu byahiye, umuntu ashobora gukeka ko hangiritse ibintu byinshi. Biragaragara, ni byinshi cyane. Urebye inyubako ubwayo uko imeze yangiritse cyane. Nanone wareba irimo imbere ni icumbi ry'abanyeshuri, habamo ibitanda, ariko kugira ngo murabona ukuntu ibitanda byangiritse, ibitanda byinshi, ibitanda byararagaho abanyeshuri bagera ku 194. Ibyo byose byangiritse. Ibiryamirwa by'abanyeshuri, ni ukuvuga matera, amashuka, amakuvureri yabo, ibyo byose byangiritse. Nanone murabona za mare ukuntu zahiye, zari zirimo ibintu, imyambaro yabo, utundi dukoresho bakenera twa buri munsi, ibyo byose byangiritse. Umuntu ashaka kumva ko byabaye mu ijoro akagira n'impungenge, nta munyeshuri wapfiriyemo cyangwa se ngo wahiremo. Amahirwe twagize nyine birumvikana, byabaye abanyeshuri bakiri mu mashuri bigiramo, batarinjira muri za dortoire yenda bajya kuryama. Twagize amahirwe rero, nta mwana wigeze agira ikibazo, nta n'uwakomeretse, yewe nta kibazo ku bana, gusa nyine ibintu byabo byo byangiritse ku buryo bugaragara cyane. Duhuza imibare, mwavuga ko hano hafi abanyeshuri 200 aribo bararaga muri izi dortoire. Ubu turi kwibaza barihe? Abo banyeshuri mu buryo bwo gushaka igisubizo cyihuse, kuko hari izindi dortoire zicumbitsemo abandi banyeshuri. Ubu ngubwo naho ngaho nyine twabacumbikiye, nijoro twasabye bagenzi babo barabakira, nuko twabigenje. Uyu munsi nibwo turi bugerageze kureba niba hari ahandi nibura bashobora kurara igihe tutarabona igisubizo kirambye, ariko mu ijoro ryakeye bagiye gucumbika muri za dortoire za bagenzi babo b'abahungu. Muri gukorana gute n'inzego z'ibanze wenda mu by'ubutabazi bw'ibanze? Urabona imyenda y'abanyeshuri myinshi yahiriye mu bikoresho hafi ya byose byabo byahiye. Mu bigendanye n'ubutabazi muri gukora iki? Yego, murakoze. Turi gukorana neza n'inzego z'ubuyobozi, kuko ari muri iryo joro ubuyobozi bw'umurenge bwari buhari, polisi yahageze, akarere katubaye hafi. Ubwo rero icyakozwe mu gitondo ni ugukora list y'ibyangiritse, ari iby'abanyeshuri, urutonde rw'abanyeshuri bararaga aho ngaho twarukoze, ibintu byabo byangiritse nabyo twabirebye birandikwa, ndetse n'ibikorwa remezo byangiritse nabyo twabyanditse. Ubwo rero raporo yahawe ubuyobozi bw'akarere, kandi akarere kari kudukorera ubuvugizi ku buryo twizera neza ko hari bimwe mu bikoresho by'ibanze dushobora kubona vuba, dufashijwe n'akarere, dufashijwe na minisiteri y'ubutabazi minema. Naho ngaho niko bimeze. Hari umubyeyi uri Rusizi, hari uri i Kigali, ushobora kuvuga ngo habaye inkongi akagira ubwoba ati umwana wanjye ashobora kuba yagiriyemo ibyago. Ababyeyi mubabwira iki? Yego, murakoze. Buriya hari uburyo tuganira n'ababyeyi, hari imbuga zashyizweho, nijoro twaraye tubamenyesheje dukoresheje imbuga za WhatsApp, ariko mu kubamenyesha tunabahumuriza, nibura tubabwira ko nta mwana wagize ikibazo, ibikoresho byangiritse ariko abana ni bazima. Ibintu rero nibishakwa nkuko nkubwiye, hari ibishobora kuboneka habaye ubwunganizi bw'ubuyobozi, bishobora kuboneka. Ibindi yenda bitaza kuboneka yenda biturutse muri ubwo bwunganizi, turaza kuvugana n'ababyeyi bareba ukuntu nabo badufasha abana bakiga neza batekanye, cyane ko igihe gisigaye kuri iki gihembwe ni gitoya, abana bagomba kwiga bakarangiza neza igihembwe. Turabashimiye cyane, murakoze. Yego, murakoze namwe. Kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga ahandi. The Zoom TV 24.